urwa X ndetse na Facebook benshi batangira kwibaza bati uyu muhungu byanga bikunda ararangiye. Ese byagenze gute ngo amashusho ye ajye hanze? Muri amashusho y'iminota igera ku 10 yose nyirubwite agaragara ari mu buriri mu gikorwa cy'abakuze n'inkumi bari bahuje urugwiro, ndetse bigaragara ko aba bombi bari bazi ko ari amashusho arimo afatwa, kuko nujya kureba angle yafatirwagamo byanga bikunda bombi bari bazi ko amashusho ari gufatwa. Ntabwo ndazi kuyabereka, ariko bajya kuri page yacu mushobora kuyabona. Ariko gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni murabizi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko mu Rwanda. Kugeza ubu rero ya mpano nta cyaratangaza ku birebana n'aya mashusho, ariko mu bigaragara biragaragara ko ari we wari uri muri icyo gikorwa. Hanyuma ngira ngo mu bihe bitandukanye abahanzi batandukanye bakunda kwifashisha amashusho y'urukozasoni cyangwa se ibindi bikorwa bitavugwaho rumwe nk'iturufu yo kumenyekanisha ibihangano byabo. Benshi bati ese abagiye kurekura indirimbo bigatuma ahitamo kubanza kuri Korozi Kigali agashyira amashusho ye hanze kugira ngo ya ndirimbo ye wenda niza bizayifashe kubustinga. Abandi bati ibyo ntago byagufasha. Abakurikiranira hafi rero umuziki nyarwanda bahurisa ku kuba ya mpano nawe yarahisemo kwifashisha donc gusohora amashusho nkaya mu rwego rwo kumenyekanisha indirimbo ye ateganya gusohora mu minsi iri imbere. Abenshi rero mu bakesha donc mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bararenga bakanagaragaza impungenge z'uyu musore uherutse gushyira hanze indirimbo yise Samaraya yahuriyemo na Zeotrop, ko yaba yaratangiye gukoresha n'ubundi ibiyobyabwenge, ibyatumye akora kira gikorwa kigayitse cyo kwifata amashusho akayashyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ariko yanashyizeho amashusho n'ubundi muri rusange. Munyemerere tuganire kuri uyu musore ni ya mpano. Ngira ngo murimo murabona gace gato cyane, ni video ntari buze gufungura kubera ko ishobora guteza ibibazo bikomeye cyane, kubera ko amategeko n'amabwiriza agenga YouTube murabizi yuko nayo ubwayo ntabyemera, uretse ko nayo mu Rwanda tabyemera, ariko nagenga n'ubundi mikoreshereze n'imikorere ya YouTube gushyira amashusho y'urukozasoni ku karubanda ntago byemewe. Birakwiye ko muri 2025 n'ikibazo tugiye kwibaza, tukibona abantu nk'aba ngaba bakoresha amashusho y'urukozasoni mu rwego rwo kugira ngo bamenyekane. First of all, turi kuri ya mpano niwe turi kuganiraho. Ngira ngo biratangaje cyane kubona umwana nk'uyu nguyu ukizamuka udafite imyaka myinshi atangira gushaka kwimenyekanisha anyuze muri izi nzira zo gushyira hanze ubwambure bwe cyangwa se bwo gushyira hanze amashusho ari mu gikorwa cy'abakuze. Bivuga uko nguko birakwiye tuhashyiraga question mark. Icya kabiri, ya mpano n'umuhanzi wenda uyu munsi dushobora kuvuga ko yamenyekanye ariko wenda utaragira hagera cyane. Ese ibi nibyo bishobora kumufasha kumenyekana kurushaho? Twagiye tubona abahanzi nyarwanda bagiye bamenyekana, ba Meddy na ba The Ben ku ruhando mpuzamahanga, ariko ntabwo twigeze tubabonaho ibikorwa nk'ibi ngibi byo gushyira amashusho y'urukozasoni hanze. None ibi nibyo biri bufashe ya mpano kumenyekana akabagira ku rwego nk'urwabo ngabo? Ibi byose rero nuko byibazaho. Ni ku munsi w'ejo rero nibwo amashusho ye yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bati uyu munsi wa none haje tekinoloji cyangwa se isiri ku muvuduko uteye ubwoba mu birebana n'ikoranabuhanga. Byashoboka ko ari artificial intelligence yakoreshejwe mu kurema ariya mashusho, ariko ntago ari byo, kuko mu bigaragara buri igihangano cya AI n'icyanyacyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari naho bitestingirwa, nanjye nagiye gutestinga nsanga koko ntago ari AI. Byumvikane ko byanga bikunda uko iyi video yafashwe mu bigaragara bombi babiziranyeho. Urebye angle yafatiwemo uko bayirebaga bombi barayizi. Icya kabiri, amashusho ya AI yagira uko atestingwa ukareba nimba ari AI. Ngira ngo mwigeze kubona video ya Kasuku nanayishyize no ku rubuga mwarayibonye, nawe rimasomana na Semuhungu. Benshi baravuga batese kumbi Kasuku nawe no mutinganyi.